ashobora kwakomoka muri ibyo bihugu hejuru yo muri za Algeria muri Maghreb bakaba bari kuvuga rero ko uwo mutoza namaze kugera hano umwe mu bantu ushobora kumwongereza uwo bita amateka wa mashami ko ashobora kujya kongereza muri APR byaba ari sawa nayiguyeho ahantu abaretse turebe uwo mutoza w'umwarabu araramukaje muzamenye ko twabivuze uvuga ngo abatoza b'abarabu ni babiri barimo bavugwaho izina ndacyari higa ariko ndarigwaho tu no kuvuga ngo ukoresha icyo bita doom spy irya mbere ririmo riravugwa ni umutoza witwa Malul. Bamaruru benshi nabo muri Tunisia. Ni umunyatunisia n'ubundi cyane. Nabil Malul. Ariko se ko uyu watwaye Champions League ya Afrika ari kumwe n'ikipe yatwaye Champions League ya Afrika Nabil Malul ariko iryo zina yatoze n'ikipe y'igihugu ya Tunisia. N'umusaza w'imyaka 62 yatoje Esperance urumva atoza ikipe y'igihugu ya Tunisia ubu ari aheruka gutoza USM Alger. Niyo mpamvu wavugaga Algeria. Dore CV. Niyo mpamvu wavugaga Algeria. Yatozaga USM Alger batsinda Yanga kuri finale ya Confederation. So iryo ni izina bamaze nuvuga ngo guhera mu kwezi kwa kane kuko urwanda rwa APR muri projet zabo muri future project icyo gihe n'ubundi bari batangiye gushyira ku murongo ko witwa ariko yabadahari nuvuga ngo aperano yabinyemeje guhera mu kwezi kwa kane nibwo batangiye kuganira na entourage yiwe cyangwa na camp yiwe kugira ngo barebe icyo byaba bisaba. Uyu musaza atangiye atoza yo bita Olympique de Kiev urumva yatangiye gutoza muri 97 uno imyaka amaze atoza kandi sama club gusa kuko yatoje byibuze ikipe y'igihugu ya Tunisia ahereye mu batoya batanyije imyaka 23 abanza no kumutoza wongereje muri 2002 mu ikipe y'igihugu ya Tunisia bayita Les Aigles de Carthage arongera yitoza 2017-2018 atoza Syria atoza Kuwait atoza Esperance agaruka muri Kuwait mu ikipe yitwa Kuwait SC Sports Club hanyuma Severa Remera ahubwo uyu musaza ndabona yarabaye n'umukinnyi yewe mukinnyi ukomeye cyane kuko mu mikino Olympique yo 1988 yabereye Seoul yarayikinnye rwose akina muri Hanover mu Budage akina muri Bizerite no muri Club Afrique yarakabije yatoje Tunisia mu gikombe cy'isi Severa akabije arakabije yatoje Tunisia mu gikombe cy'isi yarahani makaza afande de rwose uyu muntu amanutse so indabyo ze amashugwe bayamuhe rwose niyo mpamvu wakubitaga ngo no muri Algeria iri ni rimwe mu mazina imaze amezi agera kuri 2 barimo baraganira ubundi ringiri niryo nyame kuko nemaze nk'ibyumweru 3 ndikurikirana menya se progression urabona abantu batoza benshi akubwira ko abakeneye first assistant coach second assistant coach nuvuga ngo n'aba video analyst barabizanira nabo bose nuvuga ngo abafite timu y'abantu batandatu igomba kuba amanukana nayo iyo package rero yiwe irimo abo bantu bose akaba ari bw'ikipe bivuga uti bagena bakagaruka inyuma akavuga ati bagakora inama bakavuga se ibi bintu koko bizakunda bakaba ari bwo no bavuga ati reka tuwe turetse gatoya tugende gakeya n'abasista abashaka kujya hasi inote y'ijana bose byose byavuye ntago yajya munsi y'u 60 by'idolari hagati ya 50 wari kuvuga ku giti cye wari ko nyene kuko nk'ubu n'abasista be uruvuga n'abasista be navuga nka Darikonovic n'abasista be bose batwaraga 45 ubwa kuvana maye abandi akagenda bihembera bamwe bafata 7,000 ko nka Dariko bafata 23 Severa Remera uyu yagenda akagwa nko muri 70 yagenda akagwa muri 70 icyo kintu rero cy'uwo mutoza n'ibyo asaba byose na exigence kuko urumva nibyo barimo bakora impamvu APR nayo bashaka gukora ibintu byabo barashaka kubikora ku buryo ukwezi kwa gatandatu kugera mu cyumweru cya kabiri nibura ibyo bintu birebana n'umutoza byaranye kugira ngo projet yo kugura no kubaka equipe
projet ya 2025-2026 itangire kare nibizaba bya bindi bageze mu kwezi kwa 7 n'ukwezi kwa 8 bakirimo barashaka abakinnyi hoya bakoza hakiri kare bakareba n'uburyo bategura friendlies na mercato birimo n'ubundi uretse ko za Sekafa amatariki abataremezwa neza ahindagurika ashobora kubazamo bagategura bidahindutse iyo yifuza gukora pre-season hanze y'u Rwanda yayo yiteguriye ubundi nirwo rwego rwano ma equipe kazagaruka mu Rwanda ikina nka za super bakajya nko muri Maroc nk'iraba bakamara ibyumweru bagakina n'amakipe yaho imikino ya gishuti ama club giant niko abaho urumva naho gukora pre-season n'imyitozo ugakina na Marine ugakora pre-season ugakina n'Intare gutyo ugasanga ntabwo ukinye n'amakipe urumva ikihutirwa ni ukubanza kuzuza iyo myanya ni ukubanza kuzuza iyo staff technique kugira ngo babone naho bahera kandi hamwe mu bantu hatekerezwagaho harimo muri Algeria aha hantu koca murushe nta kuboko ko kurimo kwe njyewe ndagerageza kugenda mpuza ibintu koca murushe w'Amavubi yanze bikunze hano ashobora kuba harimo akantu kuko n'umwe mu batoza bafitanye umubano ukomeye cyane hamwe mu bayobozi ba APR ashobora kuba rero nawe ari mu bantu bashobora kuba bari kurangira APR umutoza exactly niyo yanze bikunze ubushakasha iperereza ryanjye uperereza ni kawaida jeshi iperereza ryanjye rirakomeje ngenda binjiramo n'abasirikare ndaboneka rega ngiwe ubwo akisene ikintu cyane no muri DID bambarimo cyane ku bantu bibaza ngo kabatoza babara bakenshi bizanira backroom staff yabo ubwo umunyarwanda yajya mate ariko twibuke ko no mu myaka ishize hatsiriye bagarimo no banga bakenemo umunyarwanda wenda kugira ngo abe nkariyezo cyangwa se abahuze n'abakinnyi kubera wenda n'ururimi mashami ashobora kujyayo nubwo yaba atari umutoza wungirije first assistant coach ariko akaba ari muri iyo staff kugira ngo afashe wenda abatoza baje n'abakinnyi basanzwe bahari nkuko Sirera hari imbere yuko bamwohereza mu makipe y'abato urumva ngoma ko bahari rero agafasha mu nguni nyinshi abazi nguni nyinshi habe off pitch haba mu kibuga no hanze y'ikibuga umuntu ufite experience nk'iy'amashami byose birahurirana bikenewe ubwo se Ruvuyangara twe tubyure uvuga kuri Kevin ubwo bavuga ko ubwo rero ibyitwa ibya babinyomoje ibyitwa ibya Kevin ko bemeze nuvuga ngo Kevin hari aho nkamubona ishoronge bamwerekanye we hari none se rugango siko ba Jabel berekanye nese rugango igihe umaze koko okay wisuvuga ya Jabel ya Jabel yo guca i Nairobi ubundi bakazana so ibya Kevin Muhire Kevin Muhire afite deal barimo mu agent barimo baramukurikiranira iya mbere iri muri Libya ndetse indi ikaba muri Iraq muri Libya muri akipe y'abamanzi yego gukina na ba Jihad indi ikaba muri Iraq nta yindi ya gatatu ubwo nyine ya gatatu ni ya Shorongi so nuvuga ngo ize dire ariko na Elmer yari yavuzwe Elmer yo muri Sudani yari yavuzwe ariko imbaraga nyinshi ziri muri urebye n'amakipe ane nuvuga ngo aho ngaho cyane kujya mu bihugu by'Abarabu Libya Iraq na Elmer noneho izo diru rero mugihe za failing kuguma Nyarugenge nta handi hantu yakina kuko Rayon Sport yarabasezeye yabishyizeho umucyo rwose no kugira ngo unabyemere kugira ngo unabone ko umuntu aseze byakwanga baranamurakarira baramurakarira cyane n'uburyo yasoje saison nka kapiteni wabonye interview yiwe bavuga ko yishongoye avuga ku bayobozi n'ibiki nibyo batakoze avuga ko aribo bagize uruhare mu kuba Rayon Sport ibuze igikombe birabikwereka ko umuntu umwaka urangije yereka abayobozi akavuga ko biranabyo bikoze kubera ko hari igihe kinini yamaze atavuga abayobozi ari byo babemereye ariko ntibabikorera abakinnyi mu ikipe Rayon Sport uko kutabikorera abakinnyi aravuga ati ntabwo nasoza saison incecetse naracecetse kugira ngo turebe ko twaraninga turebe ko twapfunika igikombe tukakibona ariko kuva cyanze reka mbivuge singomba kugira ntabivuze abo bare bamenye ukuri ubutaha kwako urumva burya avuga ko yayikunda ayiyumvamo aravuga ati kugira ngo rero ikibyimba nuvuga ngo kugira ngo uvure indwara urayigaragaza
avuga ati ino kipe nubwo nsoje ubutaha abareyo batazakomeza kurinamo no mujyo reka manze nshyire bimwe nshyira hanze babimenye niba ajya no kubaka niba bari gukanira kanyenyeri kipe bavuga ati twigurire umukino cyangwa twubake gutya nibo bazamenye igihari. So uko gusoza kwa Keve rero muri Rayon Sport birekwereka ko nyine Rayon Sport byararangiye. Izo deal rero nizidakona ko urumva aba agent abari maradiringa n'amafaranga bashaka nawe Keve barabwiye mu agent amafaranga akeneye agent nawe akazagira ayo yisigaraniramo. Izo deal zidakunze nibwo guguma Kigali byagira gute iyo deal turimo turavuga yahakanywe yo kuba yava none mu nzova akazamuka kajya hariya byaza gukona. Ariko Keve we arajwe ishinga no gusohoka cyane cyane bwo kwifaranga ryo muri Libya ko abari abakinnyi bamanze ndetse n'abajihad babaganira bamaze kumubwira ifaranga bamaze gukirigita ya Iraq abo bafose ndetse n'abana n'abajabira baramaze kumubwira uko ifaranga rya hariya arimeze kwa kubura Keve we aho ati imyaka 2 ndayikubita hariya ifaranga nzana nongere nzamure business yanjye nongeremo capital zira business zatangiye rebe ko yakwaguka kajyana. Akumva ko kuri Muhire Keve bimwe yavugaga no mukino yabivugishijwe wenda ashobora kubivuga ari amaranga mutima zirate turagiye atanga ariko nawe yari n'umwana ariko urumva ruvuyanga ahantu ageze umuntu amaze kugira urugo business yatanye kujya muri business zira business yatangiye atarimo kuberwa avuga nga ziba zikenera ko wongeramo igishoro buri mwaka kuwundi. Icyo gishoro rero uraza kugikura he iyo APR IGM rekritoma yabona yabiriko gwejo nayo ishobora kuba yatuma akuba kabiri cyangwa gafungurira business yindi akayifungura handi. So niyo mpamvu rero biriya byose urabivuga ariko bikarangira n'ubundi ikipe uzareba abakinnyi b'Uburayi yatsinze asoma ikirango cya ikipe ko bucya kagenda. Hanyuma tuganire none kuri dusohoka muri APR tanga offre ifatika kuri APR barekura umukinnyi batajya ngo bagora APR ikipe yaje kabagura ngo mu gihe ruboneka rwose azamu yabimwifuza nkuko bivugwa ikaza gukomanga kuri APR ikagura amasezerano y'umwaka umwe ngo ruboneka bazamurekura kuko ruboneka akubyibuka neza cyagiye bongera amasezerano na Bajaberi yari yasinye imyaka 4 mu myaka 4 amaze gukoramo imyaka 3 birumvikana ko asigaje umwaka umwe. Hari abantu babyibeshyegaho ko wenda yaba yarasoje amasezerano mwifuza ndetse na azamu nayo yabwiye umu agent ko icyo yakora cyose ariko ruboneka akaba atarenza miliyoni 200 z'amashiringi muri azamu rwose azamu yiteguye kuba yayishyura. Ubwo nyine biraterwa n'ibiganiro uyu mu agent yaza kugira n'ikipe ya APR bakareba niba ayo mafaranga wenda byakunda ko bayatanga. Ntekereza ko miliyoni 200 z'amashiringi ni hafi nka miliyoni 110 z'amanyarwanda hafi aho na amafaranga menshi. APR yabikoze deal nziza kurya amafaranga muri ruboneka kuko ushaka kumunamba ukamugumana umwaka utaha nabwo wenda akaba ari inyenyeri nkuko ameze neza akagendera ubu noneho nta n'ikintu agusigiye. Gukora ubucuruzi burya nabyo mu ikipe birafasha cyane ko ruboneka n'imyaka nyine amazemo nawe akeneye kujya hanze kugira ngo arebe uko bimeze kugira ngo akomeze no kuzamura urwego rw'imikinire mentalite. Ariko buryo niyo mukinnyi sose nk'uko bizamura amanota mu ikipe y'igihugu cyane ko yagiye muri ikipe yo hanze akanakina umutoza ngera kumutekerezaho kuba yamubanzaho kubera ko local yakina mu rugo hari ubwo bituma nyine n'umutoza yanamwicaza kandi wenda n'umukinnyi wanafasha. Rero ruboneka agiye muri azamu yaba ari upgrade ubu ngubwo nabyo ni ukuzabirebera hamwe. Rero wabaza nko mu ikipe imwe ahubwo ati uwo muntu n'ubwo tujya tuvugana APR bambwiye yuko batigeze usibye no kuvugana Muhire Keve nta n'igitekerezo bafite cyo kugura Muhire Keve muri plans zabo abonye n'ikinyamakuru igihe babyanditse ariko muri plans za APR Muhire Keve ntawe urimo. Ibyo ngibyo rega abayobozi b'ama ekipe bagomba kujya babimenya. Bariya munyamakuru yo ariho ashakisha inkuru ariho atahara inkuru afite amasource yagiye atandukanye muri nko muri ibi bihe by'igura n'igurisha muri Mercato niko bigenda kuko muri Mercato ibihuha biremewe ibyo niko bimeze. Ni ibintu ntago ari ibintu bya hano gusa mu Rwanda n'ahandi hose mu Bwongereza turabibona. Transfer rumors ibyo bita transfer rumors ibihuha by'amatransfer bigize inkuru nuvuga ngo rero kiba kikenewe nyine kandi icyo APR yakoze cyiza uvuga bati ibyo bintu umukinnyi nta biganiro twagiranye iyo gahunda ntayihari ubwo ikabitanze aya makuru abantu bakaba barabimenye ibyo bikenewe usanzwe wenda APR yavuga ngo turi mu biganiro wenda itaramusinyisha nabyo se no bwa mbere yabivuze abakinnyi baganirijwe bundi bikaba kuko kugira ngo bivuge turi mu biganiro akenshi ishaka guhakana nk'uko nta muntu uvuze ko bihari ariko ishaka guhakana nk'uko wenda igira ngo wenda itanisha niyo deal
ikabivuga iti tugiye kubikora mu buryo bwacu tuzabibatangariza ubundi- byarangiye ya nkuru ya Kevin mu bantu bayipostinze kuri Instagram yanjye ndabyibuka abantu bati ibi bintu se ni ibiki, bati byashoboka, bagaruramo amavideo ya Keve muri comment bati ngo ntiyajyayo ngo ni gereza ngo iki n'ibiki ibintu nk'ibyo abantu barabyibuka avuga ko atajya muri APR bagenda bagarura utuntu nk'utwo, ariko jyano nayiguyeho rwose nayiguyeho, yewe banavuga bamwe no mu batoza ba hano mu Rwanda bakomeye ngo bashobora kuzajya muri APR, wenda nabyo tuzabigarukaho kungirizayo ko iyo nkuru nyigwaho nayigwiriyeho rimwe n'iyo yindi nabo batoza babaguyeho nabona baguyeho bazungiriza nde bavuga ko bo bazungira, ariko reka nanayivuge tuhita duhera naho ngaho tuhita duhera naho ngaho bavuge biro biravugwa ko koca Amashami Vincent ashobora kugaruka muri ekipe ya APR, ndetse yewe ko n'ibyo bita ibiganiro byatangiye urumva